Mu karere ka Bugesera ubuyobozi bwafatanyije n'inzego z'umutekano n'itsinda ry'igihugu rishinzwe ubugenzuzi bw'inganda zikora ibinyobwa bisembuye bangiza ibikoresho by'uruganda rwa Skydrop Industry Limited byari bituje ubuziranenge ndetse n'ibyarangije igihe cyo gukoreshwa. Iki gikorwa cyabereye mu murenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze, kiyobowe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Mu byangijwe harimo litiro 960 z'ibinyobwa byakorwaga muri molasses, imifuka 960 y'isukari ya brown sugar hamwe n'ibindi bikoresho birimo potassium sorbate, sodium benzoate, sodium metabisulfite n'amoko atandukanye ya flavors byari byararengeje igihe. Litiro 960 nizo za flavors byamenwe mu cyobo cyari cyateguwe, mu gihe ibindi bikoresho byapakiwe mu makamyo 3 ya fusoronge sachet bijyanwa kwangirizwa mu kimoteri cyandu. Aya makamyo yerekejwe n'umuyobozi wa polisi mu karere ka Bugesera hamwe n'umuyobozi wa DASO mu rwego rwo gukurikirana ko ibyo bikoresho byangizwa burundu. Ubuyobozi buvuga ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage no gukumira ikoreshwa ry'ibikoresho bituje ubuziranenge cyangwa byarengeje igihe mu nganda zikora ibinyobwa bisembuye.